yitwa Rugaju Regan, umusesenguzi mu mupira w'amaguru. Yari amaze iminsi mike ahawe akazi muri Gorilla FC nk'umutoza wungirije cyangwa se nk'umutoza uri kwimenyereza umwuga w'ubutoza. Amaze imikino 2 ari gutoza, ariko nanone akagaragaza imyitwarire itari myiza yo kujwigiriza APR akayikanira, kandi yibagiwe yuko yigeze kumuhereza itike y'indege yamujyanye mu Misiri. Icyo nacyo ari igihe bari guseka ibintu ntabwo kubiseka Imana ikoroje, ariko ibintu yari ari gukora muri ino minsi. Wowe ikipe iguhaye kurira indege, nurangiza sha muhurire mu mikino, ntunadohoreho ukajya kwijwigiriza. Imikino 2 waranganyije 2-2, undi banganyije nimugoroba 1-1. Ubwo rero yitwa Rugaju Regan. Kubera iki nici hano imbere ya kamera izi saha, kubera iki iri zuba riri kumena biswi agahanga, niryo nici ariko kugira ngo mbagezeho iyi nkuru. Wenda nshobora kuyibabwira abamwe bakavuga ati nyamara Emi urabeshya, reka mbanze nitabaze bamwe mu bantu. Inkuru iravuga iti iri kuri Rwanda News 24.com. Umunyamakuru Rugaju Regan na Jangwani batawe muri yombi. Umunyamakuru Rugaju Regan ukorera kuri RBA cyangwa se kuri Radio Rwanda. Rugaju Regan, umuvugizi w'abafana ba APR FC Mugisha Frank Jangwani na Kalisa Georgine Kalisa cyangwa se Georgine wahoze ashinzwe umutungo muri APR FC bari mu bantu batawe muri yombi mu gihe hakorwa iperereza mu mafaranga cyangwa se ku mafaranga ya APR FC yanyerejwe. Amafaranga bivugwa ko ko yanyerejwe ni aya ashinjijwe cyangwa se na amafaranga aba bombi bari baherekeje mu ikipe ya PFC mu mikino ya CAF Champions League. Ndabyibuka n'umukino APFC yakinyemo na Pyramids mu Misiri muri Nzeri 2024. Aba bombi rero bakaba bamaze gutabwa muri yombi n'ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC impamvu mvuga ko ariyo niri gukora iperereza ku kijyanye n'umutungo wabo cyangwa se amafaranga yanyerejwe bigendanye n'uburyo umutungo wa APR FC wagombaga gukoreshwa. Ubwo rero byaje kurangira ngo abangaba ngo baragiye ngo mu Misiri ngo hari abatoto babe ngo hari abatoto bameze neza, ngo buriye mu ndege ngo babwiraga umwana witwa ngo Karikeza ngo sigara mu biryo ngo twebwe ngo twagiye ngo umuntu witwa Wasiriwe ngo yarabirebaga akavuga ati ngo bikipe ya Rayon Sport izagera mu matsinda ryari, ngo izagera mu matsinda bigenze gute kari ngo niko ngo witwa ngo Wasiri yibaza ngo jangwa. None se Wasiri urabona utaburokotse ngo yibazaga ngo uburyo nawazurira indege. Ariko nubwo ndi guseka mwoka byaramwe ntago mba ndi guseka wenda kubera ko hari ikindi. Burya baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe, ntago nabaseka rwose cyangwa se ngo unuya kuba ari kugira ngo mwanerega nanaryoshye n'inkuru namwe munishime. Ubwo rero Rugaju Regan wari umaze iminsi mike ubona ko muri iwe afitanye ikibazo n'umwe mu banyamakuru bakorana kuri Radio Rwanda ariwe Lorenzo nawe yahise akora mu nganzo. Lorenzo yahise akora mu nganzo aravuga ati nanjye nakujugunyemo nago naba norohewe cyangwa se ngewe nago naba rwose ndi umuntu w'umugabo. Ahise anyarukira kireka nimba amaze kubisiba, yahise anyarukira kuri Instagram arandika ngo Karumeza Beach musanga vura rwose Lorenzo
Lorenzo yitwa Lorenzo. Ariko rero mwana MTN imaze iminsi ifite ikintu kijyanye n'ibibazo, sinzi nimba abantu mutari kubibona, ujya kubona ukabona ibintu bivuyeho birongeye biragarutse, biragiye birongeye biragarutse, sinzi ukuntu ifite ikibazo cya rezo kabisa. Ubwo rero MTN kandi meruka ejo bundi baratumijwe kugira ngo basobanure. Ndabona Lorenzo rero mw'abantu mwe, impamvu mudashobora cyangwa se hatagira umuntu ushobora kuza kurenganya umuntu witwa Rugaju Rigani, aya mafaranga y'aya ma ekipe cyangwa se amafaranga ya PRFC namwe mu mafaranga wenda mvuga yuko ni amafaranga aba hari kandi ni n'amafaranga abafatika, kandi nekereza ko n'amakipe ajya muri CAF Champions League hari n'amafaranga CAF ibagenera. Rero uyu Rugaju Rigani icyo gihe ubundi nubona umunyamakuru agiye cyangwa se aherekeje ikipe, ujye umenya ko hari Fred Mission baba bamuhaye aya mafaranga baba yamugeneye. Nibyo yagiye nk'umunyamakuru wa RBA, ariko hano iyo yagiye aba yaragiye aherekeje ikipe ya PRFC. Ariko nkibaza ubu bise bicira mu rujijo, ese iyo umukinnyi yaherekeje ikipe nako iyo umunyamakuru yaherekeje ikipe niyo imuha amafaranga cyangwa ikigakorera nicyo kimuha amafaranga? Ngabera nabyuze Rugaju Rigani ko tuzi ko ari umunyamakuru wa RBA cyangwa ni wa munyamakuru wa waripanze akaza akavuga ati okay uri kumva. Ariko wenda mu makuru make mbashije guhabwa ngo hari igihe ikipe ishobora kuba yifuza nk'umunyamakuru runaka, ikigo cyangwa institution agiye guturukamo bakavuga ngo twebwe ntabwo twarateganyije iyi bije yuko uyu munyamakuru azajyana n'ikipe ya APRFC cyangwa se Rayon Sport cyangwa nini. Nono ikipe ikavuga ngo twebwe turaza guteganya amafaranga, aya mafaranga turabariramo n'ikiki kugira ngo uyu mukino uzabashe gucahangana. Ese RBA muraza kutwemerera muduhe Rugaju Rigani cyangwa muduhereze Axel Rugangura nimumara kumuduha, twebwe ibyo mwari kuzamutanga twebwe tuzabyishyura? Niko ubwo nekereza ko rero biba bigenze neza. None nkibaza ese uwitwa Rugaju Rigani ntago icyaha kiramuhama, kuko ubu ngubu iyo ibyaha byakorewe aba bombi ikiri Jangwani ni umusivile, Rugaju Rigani ni umusivile, n'uyu mugore ushinzwe amafaranga nawe ni umusivile. Uri kubyumva? Aba rero bose kubera ko ibyaha biba byarakorewe muri institution ya gisirikare nta handi hantu baba babicaje ku murindi. Ibyo kuvuga ngo wogeje match ngo badukubita bitanu nabyo urabyogeza, ibyo kuvuga ngo uri Jangwani wapi. Abasirikare ni gutya ni street gutya nyine, bari ku murongo ibintu byabo babishyiraho neza. Ariko rero nanone reka numve bamwe mu ariko se MTN mwande kuri internet nkikorera akazi. MTN rero namwe irajyaho ikavaho, ikajyaho ikavaho, ikajyaho ikavaho. Ubwo rero sinzi irajyaho ikavaho, ikajyaho ikavaho. Ubwo se hari abanyamakuru nabonye bahise babibreakinga, reka nanjye abari bo nifashisha. Arya radio ngo yitwa Skype eske rwose bamaze kubibreakinga nabo bahita baterekaho baravuga ati ibi bintu tutabivuze ntago natwe twaba turi bazima rwose. Umva ngako ko babivugaga.
uyu yari ari gusobanura uburyo operasiyo yose yagenze kugira ngo aba bantu babashe kuba barajyanye na APR FC. Ati bamwe hari abasigaye tujya ku biro bya APR, ntago bagiye ku biro by'itangazamakuru bakorera ikikari bakorera, bagiye ku biro bya APR FC. Option yari isigaye ari uguhinduza itike y'indege. Urakoze cyane. Ngiyi wanayiteretsemo rwose. Yego. Yego. Ubwo murumva hano ngo impamvu aba barigani bisanze muri iyi case, bamwe mu banyamakuru bariyishyuriye, noneho bakagaragaza yuko aba bantu nimba biyishyuriye ninde wabishyuriye. Muri raporo yahawe APR bikagaragaza ati Rikari twamwishyuriye na Rugaju Rigani twamwishyuriye. Amahirwe menshi nuko Rugaju Rigani ashobora gutaha, kuko ni kenshi ushobora gusanga abantu baragenda bagakora amakosa, none ugasanga ari bamwe bari buze kuyazira. Reka ibi bibyuya ibi biki. Yego uwitwa Rugaju Rigani rwose Imana imworohereze, ariko ngo bageze mu Misiri ngo hari umukobwa uvuza ubuhuha ngo barebaga umwana wabyaranye n'umwana w'icyangugu akabona ngo ari metisi. Imana iborohereze. Reka ngaruke ku muntu witwa Lorenzo Musangafura. Yahise yishima rwose, ari mu bantu bishimye, rwose uri kugaragaza ibyishimo bidasanzwe muri iyi case. Yitwa Lorenzo, yahise apostinga mu kantu k'umukara rwose ati ngo byagenze gute, ngo kumurinde Karuma is acting very quick these days. Reka numva akaririmbo yashyizemo. Yashyizemo indirimbo y'Igitaliyani. Lorenzo nyuma yuko ngo yatse minisita agacupa kuri Twitter ngo yafashe umuntu witwa Rugaju Rigani nka muhango ibyo munsi hepfiriye ngo y'ababyeyi ngarabimutsindagira. Ngundi ne warangije aravuga ati njyewe ntago nzabyihanganira, muhitemo mwirukane, munyirukane cyangwa mwirukane Musangafura. None Lorenzo yishimiye itabwa muri yombi rya mugenzi we, ariko comment ikuntu zivuga njyewe buriya nikundira comment ngo byagenze gute se Lorenzo. Abantu benshi bagenda bandika ngo busushimishijwe nuko Rigani ari mu bibazo rwose, nawe nubundi ntabwo agarurwa bro. Urakabye. Bahita Lorenzo nyine nawe bahita bamuhita. Duhe ubwino bwana Oroga Lorenzo. Tayari Rugaju Rigani ari mu maboko ataraye. What is going on around come around brother. Nuko byagenze umugabo mbwaseka imbohe, nuko byagenze Karuma kweri ubuzimere gasuko tubutekereza birenze ibyo harabo Karuma itarindira gusa mwembi ndabakunda, ariko haje
amahitamo amakuru make mfite ngo kuko nge sinamenye ibibera inyuma y'amarido nuko Lorenzo yazize kuba atarabaye inkoma amashyi nkawe. Lorenzo ngazize kutaba inkoma amashyi nyine nkarigane nyine ibyo bintu byose nzaza kubibatamo byose mbibabwire kuko icyo kiganiro ndimo ndagenda mbyegeranya kandi mbishyira ku ruhande. Ubwo rero ngayo nguko witwa Rugaju Rigani ara mu mabuka ataraye